Bruce Melody ajya kubita abanebwe nuko yabonaga ko ari gukora koko bakamugereranya nabo bana ari kwita abanebwe bakamugereranya si reka ngurugero rworoshye si kigano wageranya reka ngurugero rworoshye Emmy ari Bruce Melody na The Ben ninde wavuze kuri undi inshuro nyinshi Bruce yavuze kuri Ben kuruta ko cyavuga ku munebweze yavuze ko ngazabakura mu kigara akabajyana mu kidege yarivuze yavuze ko umuhanzi azamwigisha oya nta cyabaye na kimwe cyabayeze niki uvuge nawe nk'umunyamakuru cyangwa ndakubwira reka ngurugero rworoshye yego umunyamakuru nkabundi witabire stage nyinshi za Bruce Melody witabire izindi stage za Bruce Melody ikintu yakoze gitandukanye n'icyo yakoze mu myaka yatambutse Bruce Melody yakoze ibintu dusanzwe tumwitezeho tumenyereye arafata mikro azane band yitwa Symphony yambara t-shirt yakubita agapantaro n'agakweto aze aturi imbere za ndirimbo hari ikintu yakoze kuri stage ko mwari muhari reka tuganire tureke kugira n'imana tujya ibimenyetso se nyamvugiro nazemi ntago bijya uyu munsi uremera yuko Bruce Melody mu myaka yatambutse yakoze kurusha Ben kubona abanyamakuru mungana kuriya musohoka mugakwirakwiza igihuha ntagire numwe muri mwe buretse umva ahantu kababaje mugakwirakwiza igihuha mubeshya rubanda mukababwira ijambo playback mutazi icyo rivuze itara nabayeho nk'umunyamakuru yego bakakubwira ati tanga amanota hagati ya Ben na Bruce kurangaye kwijana kwijana yego ninde waha amanota Ben bafite nka 80 ko ari utuntu runaka yakwiye kongeramo 100% Bruce kubera ko ibintu byari bya bindi bisanzwe sai tubona like 50% yari kubahanye The Ben Bruce wamuha 50%. Amahirwe impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho ayo yo ntagucike kuko igihe niki ngutunge diplome ihamye ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye inzira nimwe gusa gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye advanced level exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonry. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 88 na 0786 39 87 36 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 0671. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikirana ibiganiro bya Emmy Nyawe Empire. Nizere ko umeze neza cyane, ngo haye ikaze mu kiganiro. Nkomeza kukwifuriza ibihe byiza muri rusange, namwe mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Ndi kumwe na mwarimu, ndi kumwe n'umugabo ukomeye cyane guturuka muri The Ben Empire yitwa yitwa Dani Rurema. Ni umwe mu bagabo bakurikiranye igitaramo cya The Ben, twari turi kumwe muri BK Arena, ndabyibuka neza cyane. Mwebwe mwahageze saa 10 z'amanywa, ngiye nari nahageze mu gitondo cya kare. Dani, umeze neza? Meze neza 100% nubwo bawigize mparabitsi uri gukora ibintu bimparabika ntacyo dupfa bigwarabika. urumva nko bubeshye ngahantu nturuka abanyarwanda ukabura babeshye kakwizera niko kurushingiye kuki ko nacyo ngubu kuba ubu nawe ubu koko ikizeraga nuko turi kumwe. azeme kuki wigize mparabitsi wanjyana muri ribu? oya je nta muntu nafungisha mu izina rya Yesu. Niyo waba wanteye nakwiyicira ntago narinda nyira ngo bakutwa nabakiza umuruho uramutse unteye iwanjye nkabyita nka self defense nkavuga ndi nirwanyeho nkakwikiza rwose nkagukura mu buzima ntago nari njya kugufungisha. Ariko arabizi yuko mageragere itaruzura. Ngewe mageragere yaruzuye ntago iruzuye. Nukuri mu magereza yuzuye kubera ko nka 2023 raporo yasohotse turagushimiye cyane documentary mu Rwanda igaragaza ko amagereza yuzuye birenze 140%.
140%, kuvuga amagereza mu Rwanda yaruzuye birengaho bijyaho na 40, kandi none urumva kubera ko ni nayo mpamvu Minisiteri y'Ubutabera iri kuzana ibintu byitwa ubwunzi. Gereza zaruzuye biteye ubwoba, nyinshi muri zo zakira byikubye kabiri umubare ziba zikwiye kwakira. Urumva rero gereza zaruzuye, niyo mpamvu mpita mbakiza ukanyenzaho nkahita nkugobanya kuba zakuzura ariko izabicanye ntizabo. Oya urumva se umuntu yaba yanteye namuhitana bakamira ngo ninjye uhamagara ari oya abakarindira kanyica se ndikuvuga azanye icyuma namubwira ngo buretse ribi banzi hagere ubundi ubone kunyica. Shaka uburyo wowe ariko utamwisha. Urumva ndi gutekereza bari kunyica ariko aba bantu mubayeho muda. Oya self defense abari self defense. Bazakwica yanteye yaguteye yakoze trespass. Oya wanteye rwose ntago hata uri muzima. I'm being honest. Nta bushari serious. Nubwo watani wamara iminsi. Ntabwo byakunda. Ntabwo wamara iminsi. Izina ry'Imana naguhigira ahantu hari hose. Ntabwo ibindi byose bura ntabwo ngira amahane menshi. Ariko iyo ngize amahane mba nabihagurukiye managize amahane. Iki? Ariko nubundi usa n'amahane. Oya ndi igikara. Ndi n'umukara. Okay mu n'ujye ngita ngo ndi umukara. Nubwo wenda musumba niyo mahirwe ngira. Ibaza binyita nansumba none hose nazamukira. Wazamukira. Dani mbere yuko turi buze kujya mu bindi tujya mu gitaramo mu minsi ishize uwitwa Yampano yasohoye yakoranye ikiganiro na Irene Murindahabi tumwifuriza n'umwaka mushya muri 2026 Irene Murindahabi. Oya naga ariko tunge namwifurije ibyiza nago mwifurije ibi ntago njya nifuza nanjye ariko nabimwifurije nta nonjya mbyifuriza umuntu wese unzi nta nose ndabigena n'uburyarya meze ntago bigena ariko sitwe twabiza none ko kiwifuza nabimwifurije kugira wese uragena biri ikintu imbuza ni ukwifuza kuba narongora umugore wundi. Oya umugore wundi wamurongora none se Dawidi ntiyagiye mu ijuru kandi yararongoye umugore wundi. Birabyo si Imana ari uburyo itarobanura. Imana yizera umurongo wohe umurongoro Imana yizera imibonano mpuzabitsina cyane. Imana ibyizereramo 100%. Reka nkubwire Imana inavuga ko muri Bible yavuga ko icyaki nyine icyaha kimwe cyadanje Imana yanga urunuka no gusambana kubera ko irabizi ko ari cyo kintu cyambere kiryoha kibaho mu isi. Kandi n'umuntu akora ashishikaye gusambana ni ibintu byiza kaba cyamukura ku rwese guhuza imibiri. Mana no kuri pe buriya tinya ikintu umugabo abonera amafaranga ari cyo kintu kimuri mu mutwe rwose ubonye udufaranga bagomba kwitama ni ukuri kw'Imana kandi n'umukobwa buriya nawe nyine ni uko Imana burya bidesigninze ku buryo impereza akantu karereta ikamuhaga agize gutya agaciyemo ku buryo biyabihura yes yitwa Yampano uyu munsi ubuzima arimo wabuha definition yitwa ngo iki ni ingaruka z'amahitamo yakoze Yampano abayeho nabi kubera amahitamo yakoze yahitanye none se ndashyize video hanze ninde wayifashe ninde waje mu cyumba akamufata video Yampano akose twagiye tureka ibyo bintu simvuga ko abayeho neza pe aranababaje bino mu bintu abasenga mu musengere nibyo ariko ni ingaruka z'imyanzuro yakoze cyitwibwa ariko ni ibintu bibaho heza wewe witume wewe asa emireka ngo urugero rworoshye urabizi neza 100% ko karitsiye ugiyemo biba ukagenda na telefone ku gutwi gutyo ubizi neza ko ugiye kunyura mu bayo waye icyo gihe ubwo ntago ari wowe byihamagariye ntabwo uri kubahamagara urabizi neza kuri icyamamare ugiye kwifata video uri ko ntabwo ari wowe n'umugore wawe ariko yazishyize kuri email iriho abantu 4 yumvaga biza ahubwo yabateye mu mutego wo kwisohora niba ari n'uwujyaha kizahama umwisha umugome none n'umugome Yampano n'umugome Yampano n'umugome nturse yibise ngo azayimaze iki ko video ari ukuyireba ari ugomba kureba ntago Yampano ari umugome niki abantu bangaye bafunze kubera umwanzuro umwe we yakoze ntabwo urumva ari ubugome n'ubwana bwiza guteze ubusi yatifata amashusho twakora dufite ibibazo byose dufite mu myidagaduro umugome ni wayashyize hanze gutese kandi ahubwo umugome ni wayifasha bizi akanayashyira kuri email atakuye habo bantu bose urumva umuntu atarashaka kasohoka marashaka nyine anabaretse niyo mpamvu bivuga ngo iri kumukora iperereza kuza kuvuga ngo Putin ngo nasibuka ajya kubagira sha Dani uyu ni gutari umwana mwiza umugore akajya kumurega muri ribuka muhoho ariko kuza kuvuga ngo Putin umugore urumva atari kwiriza gute hari utakatababaye
ibyo bintu mama ni ariko nawe wari muri izo ngaruka z'ibyo bintu kuko wibuke muri video waravuga ngo yamureze kumukubita no kumuhohotera ariko kushaka ariko kubigira bituruka video kuki? bituruka kuki se iki bituruka nyine kuri uko guta umutwe ikintu gituma ukora ku muntu mugenzi wawe ukumva ko amakimbere mufitanye akemurwa n'intoki ufite ubwenge bungana iki tujye tuganira oya kumwimba se bivuze kugukubita bya bintu yarabirangwa yakoye heheze ku buryo ajya kuvuga ngo narabirangwa ukuri guhari ntabwo ari ukuvuga ngo rwose mucireho iteka n'ibindi ariko yamana ari kubaho nabi bitewe n'amahitamo ariko yamana akavuga ati ariko nyamara nari mfite inshuti yanjye magara yitwa Pazo niyo yagize kuyereka video se none se yarayimweretse yarayimuhaye ngo ayirebe none se Pazo ntabwo yari afite access kuri iyo email ikibazo ndi kubaza kiroroshye yayibitse hehe niba warageze mu rukiko yayibitse kuri email none se yayibitse kuri email itariho abandi bantu abizi ko abandi bantu bariho ntabwo yarabizi none se yumvaga batazayibona gute kandi bariho ashobore turi kuburana gushobora ashobore ubwo rero niba atarizeraga uretse cyane cyane uri umugome kuri njye bigezaho oya ntabwo ndi umugome kandi washatse ko isohoka wayimpaye none se ibi bintu byose bibitse kuri email yanjye ndashaka ko bisohoka none se kucyunkiraho kuri email yawe ubwo bivuze ngo ahubwo ya mpano twamukurikiranaho kuyereka abo bantu kuyisakaza abo ngabo bari kuri email akayibereka babishaka batabishaka ese mbwiriza ukuri kw'Imana ahantu bika amafaranga hazwi n'abangahe ninjye n'umuntu umwe none se ari ubuzima bwawe n'amafaranga n'iki gifite akamaro ubuzima bwanjye nibwo bufite akamaro kuko nibwo buzana amafaranga ubwo ikintu uzi ko cyakangiza mu mutwe amahoro yawe kikakubuza amafaranga kikica ubuzima bwawe wakibika ahantu hagera abantu wapi none se yamana kuki yabikoze ubushake ariko yamano wigeze wumva muri RIB cyangwa bari gukora investigation bavuga ngo twasanze yamana ari we wagize uruhare mu isakazwa ry'amashusho ye cyangwa nundi wari uri kuri email ye ndakubwira ibyavugiye mu rukiko ubushinjacyaha bwavuze ko email yari ifitweho uruhare n'abantu bane yari ifite access n'abantu bane yego none se abantu bane nabaki n'ibipupe n'ibiki ntabwo ari abantu n'abantu none se gute n'abantu ariko bamwe iperereza bakubwiye ko ryarangiye bari gukora kuri yamana bakubwiye ko ryahagaze ntabwo ryahagaze tunabizi nimba riri no gukora ubushinjacyaha bubyuke bukora iperereza n'ubugenzacyaha bugomba kurikora iyo dosiye subiste ko itari gukurikiranwa bakaba bavuga bati turi kumugenza gake gake tubona amakuru ubundi nawe tumukoreye keza ngo rwanya amasezerano uyu munsi ibyo byose mu kiganiro y'amano yakoranye na Irene ndabizi neza uri mu bantu bacyumvise kandi banagikurikiye kuva gitangiye kugeza kirangiye ni ibiki by'ingenzi bitatu wakuyemo kuri yamano nakuyemo ko mu bintu byose dukwiye gukora tukwiye guhitamo dushishoje gushyiramo inyurabwenge mu bintu tugiye gukora ikindi cya kabiri ibyago bibaho ibyago bibaho namenye ko yamano yapfusha umwana ni agahinda kiyongeremo kandi by'umwihariko n'ibintu biri kumubaho n'ibiki byose ariko ikindi kintu nakuyemo twige kubaho ubuzima nyine duhwanye nabwo akantu uri kukumva urinde kwifata video yego wenda ushobora kwigana n'umunyamakuru ntagucarenginga nicyo kintu utazabona kuri Daniel Rwema ko nyina gucarenginga kakava ariko urinde kwifata video icyo kibazo ubundi irabuze umuntu ukimbariza yamana wifata video uri gutekereza iki niki kintu cyo kiri kujya mu bwonko bwawe uri gutekereza iki none ukajya kuri kamera ukajya uvuga ngo duhindura ibintu nyine ukumva ni ibintu bisanzwe ndabibonamo impamvu byo ndavuga uyu muntu niba atagamije gufata n'amashusho yacuruze ndavuga ya mpano niba ataragamije gufata ari amashusho yacuruze nta cyaha sinzi ko ari ikindi kintu aragamije kuyakoresha kuko yaranayabitse yego no gutangira tukajya kuri zira mboga zicuruza amashusho y'uko zasone tukareba ko atabitseho tukareba ko ari amashusho atari kuri OnlyFans yego OnlyFans tukareba niba atari kuri Xpons tukareba niba atari ibyo X videos n'ahandi yatandukanye yamana umugore we ati yatanze ikirego muri RIB umukunzi we bakoranye biriya yatanze ikirego muri RIB kuri nge ku mitekerereze yanjye cyangwa niko ndi kubyumva cyangwa niko nge mbitekereza bishobora kuba byaraturutse kuri depression y'umugore yagize akaba yabasha kubwirana nabi na yamano bikavaho kuba bashyamirana wowe ubitekereza gute imishyamiraniire yabo ku bantu bari babanye kuri nuko twabonaga ishobora kuba yaraturutse
kuvuga ko video ariyo nkomoko byo biragoye kubera ko byabaye ku mpande zombi tujye tubwizanya ukuri byabaye ku mpande zombi kandi ni video yafashwe bombi babifitemo ubushake makuru nkura mu bantu bayibonye ko sinigeze nyirebaho igihe kirekire narebyeho gatoya kugira ngo ngira makuru menya nanumva n'ibyavugiye mu rukiko iriya video yari irimo abantu babiri Yamano n'umukunzi we cyo turabyemeranya iriya video nubwo arimo abantu babiri ingaruka zose zabaye ku mpande zombi buri umwe ku rwego rwe mpamvu Yamano ari we wamamaye cyane nuko no muri mu buzima busanzwe ari we wamamaye ariko n'uriya mugore afite umuryango afite inshuti afite abavandimwe afite n'abandi bantu twamumenye kubera ya mpano ko byagenda kose nawe byamugizeho ingaruka especially zo mu mitekerereze bishobora kuzana depression n'agahinda gakabije n'ubundi burwayi burimo na trauma mu buryo mwe cyangwa ubundi sinekereze rero ko yaba inkomoko kubera ko ingaruka zageze kuri bombi ko na Yamaneka byamugizeho ingaruka mu mitekerereze no mu mikorere n'ibintu tubona in fact uranatekereza ko afite aka depression kenshi gahinda gakabije mbona ko ahubwo iriya video gusohoka kwayo byatije umurindi byari bihari ntabwo byaremye amakimbirane hagati y'Amana n'umukunzi we atarahari ahubwo byatije umurindi byari bihari sinzi bakukana uri kukumva ubu se ku buryo twavuga bajyanye i Burayi bajya gukora ibyo bakoze ndabizi byanze bikunze barongeye barenjoyinga wenda nuko nta tundi tuvido turabona erega ntabwo umukobwa wamwuriza indege ngo umugeze i Burayi aribwo bwa mbere yuri indege ngo nugerayo murarane muri hoteli imwe ngo mubaze ngo uracyaba iwanyu cyane none se uraye mu cyumba cyawe n'akararamo ntabwo bishoboka cyane oya ahubwo vuga ati vuga ati bariya wenda akwire na Vestine na Docas bagutwaye ikeme uzikora ari imbitarutse bagutwaye iki bari abantu ntacyo none se nk'ubwo bazanyemo gukora iki niyo mpamvu kubera ko bari nabaramyi baramya Imana Irene aramya Imana byimbitse ariko Yamano ntago aramya Imana byimbitse oya vuga ati ahubwo bavuye inaha babana kurara mu byumba biri muri hoteli biragoye none bazajya muri ya hoteli bazongera babana barare mu cyumba kimwe na Pamela barayukubira ntago bishoboka ko barara ukubira bara nabo bari bararongoranye ariko mu buryo butemewe n'amategeko so urumva rero kujyana i Burayi n'amakuru twakire by the way ndumva ndumwe mu bantu bigeze kuyavugaho gatoya y'ibibazo ku buryo byabaye birebire hakazamo no gusahurwa ari nde wasahuye undi avuga ko umugore wa Yampano yamusahuye mu kinyarwanda cyuzuye yaramucucuye amusubiza ku isuka ewa n'utuntu twose two mu nzu utuntu twose two mu nzu bari bafite ku ruhande tw'utubusheri bari bafite busheri ese yikoreye inyama yikoreye imitwe yikoreye ako semi nihangana gute neza ubwo n'imbaraga n'akabusheri ubwo n'imirizo y'inkari irimo yose yaratwaye yaragurishije yarateruye byose arajyana n'intebe zo muri ubwo bivuze ngo Yamano niyo makuru mfite yashinja umugore kumwiba umunzani n'inyama n'ibiri mu nzu ahubwo nyuma ubuyobozi bwaje kubungaburana bagabanya ariko umugore ngo yari yabanje kumucyucya umwe atwara umutwe n'undi umurizo barabagabanya mu buryo bwuzuye 50-50 Yamano arabyemera cyane niyo makuru mfite 100% ko inzego z'ibanze arizo zabahuza yego ni Yamano ubona uyu munsi abantu bafunzwe harimo Jihad harimo Nesta harimo François Xavier harimo nande undi we yararekuwe harimo na Pazoman uyu Pazoman wagiye ugaruka mu bibazo byinshi yagiranye n'abantu bakora showbiz by'umwihariko harimo na Yago wamushinje kumuroga ko yashakaga kumuroga yatumwe kumuroga akoresheje umusatsi ariko ubu niyaba yarabigezeho oya ntabyo yagezeho kandi yavuga ko yamutahuye atarabigeraho yagerega ahita amenya abantu bashaka kumuroga ibisazi hakiri kare wasanga hari umuntu uba warabikoroze ukagira ngo ukagira ngo uri na muzima kandi yaragubakije ariko abantu bashobiza byanyabyo byo binarimo ni abantu batabyumva wenda tubiseka ngo bagira ngo nago biri seri ni byanyabyo uretse ko nta kimenyetso na kimwe Yago yatanze kandi twaje no gusanga n'ibyo yavugaga byose bishobora kuba ari ukuri oya bishobora kuba ahubwo bihabanye n'ukuri Yampano Puzzle
nibyo nyine ndi kukubwira. ugasanga na Pazo ahubwo yaroze ya mpano nabimenye. Ya mpano ko nawe yagukoreza ahora. Ubona ataroze. Oya ntabwo. Yarakasiriwe ahubwo niba ruko. None se no mukasi. umukasi ruva mu birozi. Oya. Yego Dani. Ibintu uri kumbwira utekereza ari byo kuba yarahisemo kuriya kuvuga ngo nakubajije ngo indirimbo ya blues wayifashe ute wayakiriye gute avugamo umuntu witwa Ben? Indirimbo ya blues nge personally yego ndi umufana wa showbiz nyarwanda nabikubwiye simfana The Ben simfana Bruce Melody mfana umuziki nyarwanda mfana abahanzi nyine hari aho uri nyine uri i Kigali. you see that's the problem. Tumaze kugera ahantu bibabaje aho umunyamakuru asigaye akora inkuru kubera ko mwamaze kuroga abafana bagatangira kubona ibintu byose mu nyungu z'amafaranga. Ni ikibazo ariko ntabwo kurwana urugamba bararugukura biroroha cyane kurutaho. Ntabwo nongere ngusubiriremo simfana numwe muri abo ngabo ku buryo nta nuwongira icyo mfana we muri bo. Oya ntuzagire nuwo mugira icyo mupfa. Rero icyo ndi kugusobanurira n'abahanzi banini bafite umumaro ku buryo nabonye n'andirimbo by the way ndavuga ni it's showbiz yes ariko nanone ni provocation. Nukwiyenza. None nyimara kubibona gutyo The Ben aso ndimo yitwa indabo zanjye. Nahoze nkubwira ni narabikunze cyane ko nyuma y'imyaka 4 The Ben yasubije Bruce Melody kandi byari bikwijana kwijana. Hari ahantu wavuze ngo yakoze. Yego. Ngo yahoraga nyine ngo iyo umwana urugero rworoshye. Reka nkwe n'undi rugero kugira ngo ubyumve. Iyo umuntu akwendereje cyane. Yego. Rimwe kabiri gatatu numusubiza arabimenyera akagira ngo uri kigoryi. Ni bimwe abacumugane mu Kinyarwanda ngo ugusuriye n'umusurire agira ngo nta ntuzo ufite. Akwita ikiburane cyane rwose. Umugani ukoresha ariko ntabwo aba ari wo rwose. Ariko icyo ni Ikinyarwanda cyuzuye ntabwo. Ikinyarwanda nyandagazi. Oya. Ese ni Ikinyarwanda nyandagazi gute? Icyo ni Ikinyarwanda nyandagazi. Namagambo atavuga. Ariko nawe wavuze ngo Bruce Melody yagerageje gukora kwibya rya Ben nawe wabivuze. Arongera ashyize amagambo mu kanwa kanjye. Iki nicyo kibazo cyo guhana n'abanyamakuru batamiye. Rahira izina ry'Imana sawa. Uze kunzanira. Wakuvije akantu kari? Nakubwiye ngo akantu kari kumvikana. Nagwaye urugero ruvuga ngo iyo umwana agukubise hano ko ari umwana mutoya bisanzwe. Rimwe kabiri uramureka. Irijwe ninjye ariko iyo umwana akubise ku mabya byita imikino. Ukora iki? Uramuhana kugira ngo amenye ko kiriya gice kitamenyerwa. Yego. Rero mbigeranye no kuvuga ngo Bruce Melody yashotoye The Ben imyaka igera kuri 4. The Ben kumusubiza mu ndirimbo indabo zanjye cyari cyo gijana kwijana. Byanerekanye ko burya wa muntu twita umunyamahoro nawe burya ashobora kubagira amahane. Akantu kumwe cyane. Baba dore mafite za miliyoni. Twari tubikeneye ijana kwijana. Yego. Twari tubikeneye 100% kugira ngo The Ben asubize Bruce Melody. Mbere na mbere biryoshye yamyidagaduro twavugaga binashyushya abantu bizamure cya kibatsi cy'igitaramo ariko nanone binace wa muntu ngo uvuge ngo ntabwo ndagafu. Ntabwo ndivugwa ari rimwe n'ubutaha nujya kongera kunkomanga ujye ugenda witonze ko nanjye nagusubiza. Yego. Indirimbo ya Ben kuri wowe. Yego. Nibyo uri kuvuga ngo karaga ngo nago yashatse kuba gafu kwimvugwa rimwe. Ben yagombaga gusubiza iriya ndirimbo bro. Yagombaga gusubiza Ben Bruce mu buryo muri buriya buryo. Cyangwa yagombaga nawe kwicecekera nkuko twe dusanzwe. Oya ntabwo yagombaga guceceka ntabwo yari guhora acecetse. Ntabwo bishobora gutuma yubahukwa. Wamwubahuka kubera ko yasubije umuntu yaba ari ndetse. Wakubahuka The Ben kubera ko yasubije Bruce Melody yaba ari ndetse. Nuko ayo wese ko inshuro nyinshi ubundi buretse kuvuga ngo The Ben ngo gusubiza Bruce Melody byatuma abantu bamwubahuka. Byabivuze ko abantu bubahuka Bruce Melody se kubera ko yiyenza kuri The Ben. Birashoboka gute se? Twabagoragaza imibare. Icyo ryo gitandukanye abanyamakuru n'abandi bantu. Ninde wawuhutse The Ben kubera ko yasubije Bruce Melody? Yamwubahuka atase. Nuko atabizi ko umuntu wese abagomba guseta umuntu akavuga ati no. Ahangaho ni narengwa kandi urarabira ndiri indabo zanjye rusanga The Ben yarakubiyemo ibintu byose byavuzwe imyaka myinshi. Reka noneho twinjire ku itariki ya mbere. Ku itariki ya mbere habaye igitaramo. Ni igitaramo cyari abenshi bafataga nka bato. Yego. Bitewe n'uburyo
ku mpande zombi bari bivuze imyato. Yego. Simvuze ko Bruce yari yivuze, Yego. ahubwo nta nubwo mvuga ko Ben yari yivuze, Yego. ahubwo ababakikije. Urumva amagambo nkoresha. ariko Bruce yari yivuze, yavuze ko ngazabakura mu kigara akabajyana mu kidege. Yari yivuze, yavuze ko umuhanda azamwigisha. Oya, nta cyabaye na kimwe. Cyabaye ze niki? Uvuge nawe nk'umunyamakuru cyangwa ndakubwira, reka nguhe urugero rworoshye. Yego. Uri umunyamakuru nk'abundi witabire stage nyinshi za Bruce Melody, witabire izindi stage za Bruce Melody. Yego. Ikintu yakoze gitandukanye n'icyo yakoze mu myaka yatambutse. yararirimbye. Nandi yararirimbaga. Oya, turavuga stage performance. Gufata mikro nk'uko mfashe mikro. Nta kidasanzwe. No ya, ntabwo ndi kuvuga ikidasanzwe. Bruce Melody yakoze stage ya danger. Yararirimbye rwose n'ibyo. Ariko mbwira ikintu yakoze gitandukanye n'icyo yakoze mu myaka itambutse. Kimwe. Wowe niki Ben ubona yakoze gitandukanye n'ibyo yakoze? The Ben ibintu yakoraga n'ibiri aba Bruce Melody nabagisa bakoze kuri stage. Fata mikro, wambaye aga t-shirt, wambaye umupira cyangwa wambaye ipantaro. Urumva ibintu ndi kukubwira. Yego. Emi, kujya kuru ikibazo cyose mwakisha mwateje ikibazo aba banyamakuru igihe mwese mwatangiye guhitamo impande. Kandi nawe uri ku ruhande. Uruhe ruhande? Okomeze. Oya, uruhe ruhande? Ruvuge rega rubwira abanyarwanda. Nimba uvuze ko Bruce Melody yakoze stage zimeze nk'izo bagisa bakoze imyaka ishize. Yose urumva utandukane nawe n'umuntu utarafashe uruhande. Urumva? Nsubize. Ariko urumva habera ikibazo. Oya, ni ukuvuga ngo ntazi itandukanye. Unase reka nk'urugero. Buretse. Bruce Melody twari uri mu gitaramo. Yakoze stage imeze gute? Stage yakoze ntiyafashe mikoro akaririmba. Oya, cyo ndi kwaza kiroroshye. Stage yakoze live ye uko abitekereza. Bruce Melody yanyujemo playback, kereka niba utarabyumvise. Yayingura ari mu bebwo. Ariko se abantu bari mu gitaramo. Mwari muri mu gitaramo. Cyangwa bari mu kungora yari iri muri playback. None se kuki muvuga ibintu mutazi? Ariko yakoze live. Ninde subiyaka? None subi indirimbo. Ninde byakaye ko yakoze live? Imwe. Sibyo? Ku muntu mu ndirimbo zose yakoze. Yarakoze live. Uvuga yuko ibyo yakoze bitandukaniye hehe? Ntago ndi kuvuga ko ari ikibazo. Ngiri kuvuga ko byakozwe. Ntago ndi kuvuga ko ari bibi. Uri kubyitiranya mwe. Niyo nicyo kibazo mufite. Muhita mwumvira ibintu muri negativity. Yego. Icyo ndi kusobanura, Bruce Melody ni umuhanzi wagaragaje mu Rwanda hose. Ndi kugusubiramo. Nta rushanwa ryijwe atanyuzemo. Hari iryo uzi se? Ni Guma se? Ni Salax se? Ni hatanyuze ngo yegukana ibihembo. Icyo ndi kugusobanurira, Bruce Melody yakoze ibintu dusanzwe tumwitezeho, tumenyereye. Arafata mikro, azane band yitwa Symphony, yambara aga t-shirt, yakubita agapantaro n'agakweto, aze aturi imbere za ndirimbo. Hari ikindi kintu yakoze kuri stage ko mwari muhari? The Ben, uwo ni Bruce. Oya, tureka Bruce se kushaka ko tumuva kandi yakoze performance nziza. Yego. Yakora no live music. None se ninde uhakanye ko Bruce Melody yakoze stage nziza? Ari he wo muntu? Yaririmbye neza. Ariko ni ibintu bisanzwe tumenyereye. Kurinde akantu kukumva kuri Bruce Melody. Yego. Uko yarimbye muri wacu na muzika, uko yarimbye ni ibintu bisanzwe. Niko asanzwe aririmba. Yego. Now, mugenzi we rero nawe niko yari asanzwe aririmba. The Ben yari asanzwe afata mikoro agagara imbere abantu akaririmba, cyakora bakongeramo akantu ko kurira. Akanashiramo amagambo menshi. Cyane, akanongeramo akantu ko kurira yajyagarira The Ben, murabizi. Akantu kukumva. The Ben akarira. Nose se nimwe cyane kabiri. Ubwo no kuvuga ngo igitangaza cyabaye muri Big Arena nuko nta marira yabonetse. Oya, wumva ibintu nabi ariko. Oya none se. Imyumvire y'ibintu nzabira nkuvoma mu bworozi gake. Ibintu ndi kukubwira ni wowe ubyivugiye. Uravuze ngo mugenzi we icyo batandukaniyeho araza akaririmba akongeramo akantu ko gukora iki ko kurira. Ejo bundi ntibyabaye. Buriya rero itazi gutandukanya inshinga y'igikorwa cyikuba n'inshinga y'igikorwa cyabaye. Sinkurenganyega amashuri ashobora kuba erega ni wowe wivuze. None se ni njye ubikuvugiye. Ariko reka nkubwira akantu. Usubizemo ibyo bintu. Ndavuze ngo niko yakoraga. Rero ako kantu niba utumva kari imitagihe. Nyine ukabuzi kari inkomeza. Ariko ukazanye na hehe? Ukazanye n'uyu munsi ariko mvuze kari imitagihe. Yajyaga bikora. Ariko ejo bundi yakoze iki? Niyo mpamvu rero tuvuga ngo nyine buretse winjijije. Uzi imitagihe, inzagihe. Hari inzagihe, hari imitagihe n'indagihe. Sibyo? Indagihe, imitagihe ni ibintu byabaye. Sibyo? Inzagihe ni ibintu indagihe n'ibiturimo. Turi kubyumvikana. Ijambo mvuze rero mu cyekici. Ijambo uvuze wakoresheje imitagihe uri kubyumva. Ariko uraza uravuga ngo mu byabaye kuko igitaramo yagikoze byari. Ntabwo ndagera mu cyabaye ariko sinavuga The Ben stage yakoze. Uri kubyitiranya. Wowe wundi waruvuze ko yariraga. Waruvuzanye mu ndagihe cyangwa mu nzagihe. Reka mwigisha akantu gato Emi. Ndavuze ngo na mugenzi we witwa The Ben. Biriya bintu Bruce Melody yakoze nibyo The Ben yasanzwe akora. Uretse yafataga mikro
akaririmba na live music Uretse- cyakora we kuri stage akagaragara hamarira ko n'umugabo ugira amarangamutima mu mitagihe nta kibazo turacyari kumvikana icyo kintu none se njye hari ahandi nagiye wari ugiye mu ndagihe oya nayo nagiye ndagiye cyabayeho none se icyo gitaramo ariko nyine ako kantu washyizemo igitangaza ko umva ako kantu amashuri mugomba narababwiye muzika ako kantu kari inyuma narababwiye muzika nyine ako kantu kari inyuma akahe ako kantu kari inyuma ako wavuze ngo nyamara cyangwa se ibyo bitabaye tutabonye ibyo ntiyavuze ngo bitabaye kuri mugenzi buretse nageze kwa Debeli abantu bari hano bari kumwe none se wavuze Bruce Melody ushyiramo cyakora na mugenzi we nawe niko yakora uwo mugenzi we niko yakora none se uwo mugenzi we ni ihene cyangwa ni amashuri cyangwa ni Debeli n'ubundi nuko utaramentioning izina navuze ko ari na Debeli ahubwo ntiwabyumvisha ahubwo icyo nicyo kibazo buretse wivuga ngo icyo kibazo aba banyamakuru ndacyabigishiza ujye ubasobanurira nimurangije uretse Dani nuze muri iki kiganiro utaza gutuma ndibuze mwaho kubera ko nindamukanze kuko mwese umuntu witwa Bruce Melody Bruce Melody muri iyi myaka cyangwa nkuko watangiye ubivuga Bruce Melody hari igice cy'abanyamakuru bamaze gufata impande kuri Bruce hari n'ikindi gice cy'abanyamakuru bamaze gufata uruhande kuri Debeli bikagaragazwa n'ikirere kuri umunyamakuru barufashe byagenze bite bisohora abanyarwanda bikagaragazwa muri bamwe bashaka kuvuga ibitarabaye kuri Beni bagafata n'ibindi bitabaye kuri Bruce Melody bakabigira ibintu byabaye aho ngaho kuri stage baba bakwiye kuvuga ibintu byabaye n'ibyagaragaye n'ibyo babonye navuze rero kitarabaye n'iki uri kubyumva buretse icyo navuze kitarabaye n'iki nyine ndikubwira ikintu uri kuvuga njye nta ruhande ndafa njye bafashe impande wowe se urabihakana kutari kwa Bruce Melody njye ntago ndi kwa Bruce njye ndi ku ruhande kuntu abantu basohotse muri arena uri kwitakuma ariko bari basohotse none se bari binjiye Emi ntago bari binjiye twikomereze yego nagusobanurira stage Bruce Melody yakoze ni nziza icyo ni cyambere kuko yafasha abantu kuryoherwa Bruce Melody yafashe kuryoherwa n'umuziki muri BK Arena igitaramo The New Year's Groove ariko ntabwo yarengeje expectation cya ibyo nge nari niteze especially ko hari ahantu hari hangana ibyo nari niteze sibyo nabonye wabonye iki nabonye Bruce Melody ukora bya bindi bisanzwe yarasanzwe akora ariko nari niteze ihangana rimeze rite umuhanzi w'iki gihe atandukanye n'umuhanzi wa 2000 cyangwa muri 40 no muri 90 kubera iki dufata urugero umunyamakuru wandika cyangwa uvuga icyita rusange cy'ibintu akora ni ukwandika cyangwa kuvuga nta gitangaza kikuba mu kuba wagiye gushaka inkuru uri umunyamakuru n'ibyo ukora kimwe rero n'umuririmbyi kuririmba ni ibintu umuhanzi wese aba agomba gukora gufata mikoro ukaririmba Haruto yarabikoze yewe yarabikoze bose barabikoze na Diaspora in fact yes Diaspora yarabikoze ahantu bitandukaniye umuhanzi w'iki gihe arasabwa kongera utundi tuntu ku bintu akora ndavuga utuntu tugomba kugaragara amaso y'abantu kugaragara kugira ngo stage ye ntiyambare ubusa igaragareho utundi tuntu turyohera amaso y'abantu urangije kuri nde Bruce Melody tujye kuri The Ben yego uravuga urubyiniro Bruce Melody ariko arakana ntarongeraho yego nje mbona ku giti cyanjye Bruce Melody kumbuga nkoranyambaga mbere ko kira gitaramo kiba hari hamaze iminsi akwirakwira ibihuha byuko ngamwe ibiyobyabwenge byinshi urabizi yaranabihakanye mu biganiro bitandukanye aravuga ati ntabwo mwibiyobyabwenge byavuye mu ndirimbo yego oya no tureke no mu ndirimbo na hano mu buzima busanzwe ko agana na Bayirene nabyo yarabivuze aravuga ati singi ibiyobyabwenge mwarabibonye babimubazaho koko ngo ibiyobyabwenge Bruce Melody arabihakana sinzi niba tubyibuka icyo kintu sibyo uri kukumva kwa arabihakana now bakanavuga ko uretse ibiyobyabwenge Bruce Melody ngo yari yarabaswe n'iki ngijwi rye byari ryaragiye byajwi navuze mu kanya nkavuga ni ryahatanye mu marushanwa yose mu Rwanda yayatsinda n'ibintu tuzi akantu uri kukumva naceza ko Bruce Melody yakoresheje amahirwe ira stage nko kwereka abantu ko ryajwi rye rigihari bigatuma mvuga ngo performance Bruce Melody yakoze nicyo mu cyongereza twita ngo vocalized performance yego performance yibanda cyane kwijwi ku miririmbire 100% yego kandi mwana nabibonye niyo mpamvu Bruce Melody yibanze kuri live cyane kuruta ibindi byose kubera ko nge ku giti cyane nk'umusasenguzi cyo mbona nkavuga ni kubera ko bari bamaze iminsi bavuga biriya bintu cyane ko Bruce Melody nunabira mu myaka 2 ishize ni umuntu wibandaga cyane mu ndirimbo zidasaba ryajwi rye tuzi rya kera numenaga mu ndirimbo za vibes not indirimbo zisaba ryajwe yego ni nayo mpamvu ajya kuririmba aririmba indirimbo za kahise za ndirimbo za nundize zisaba kakora mu zisana y'umuhogo akibwira abantu
nubwo busesenguzi bamvuga ni yashyize imbaraga cyane muri vocalized performance. yego Na mugenzi we rero nawe kubera ko yakoraga vocalized performance mu myaka myinshi yatambutse, yashyize imbaraga, avuga The Ben, yashyize imbaraga cyane mu cyitwa performated performance. yego Performance ariko iri imyiyereko myinshi kuruta ibindi byose. Imyiyereko watangiye kugera soje. yego yari yerekanye Cyane. tujye kuri Ben rero twese nose twari muri arena mbaza duhereye kuri Bruce. yego mbere yuko turi buze kujya kuri Ben, hari amakosa Bruce yaba yarakoze wabonye muri kiragiye yari ahawe urubyiniro. amakosa yego hari ibyiza wabigaragaje, nono ajyanye n'iki abavuze ayo makosa. hari amakosa ya stage wabonye yaba yarakoze, hari amakosa yo gutinda ku rubyiniro yaba yarakoze, hari nyine hari igihe umuntu akora ibyiza ariko hakabamo n'ikindi kintu wenda kuri we wabona ko uretse bya bindi abanyarwanda dukunda gushakira amata ku kimasa. amakosa se yayo kikoze ire koza yaje ku rubyiniro yamazeho isaha n'iminota 4, abantu batabizi yamaze iminota 64 sinzi uri kubyumva. ubundi yamazeho isaha n'iminota 20 ariko bitewe na setup y'abantu be, introduction n'ibiki byose Bianca na Desope bakoze, yamaze isaha n'iminota 20 yose amwe ku rubyiniro. ariko Bruce Melody ari kuririmba yamazeho iminota 64 isaha n'iminota 4 ari kuririmba. uba ubaze cyagiye cyose yaririmbye za ndimbo zose, utabaze ba Mighty Popo n'ibindi byose tutaramuvaho. gusohorera indirimbo mu gitaramo watumiwemo, yego harimo abantu babifashemo nk'agasuzuguro kuri bamwe. yego Bruce Melody babimubajije avuga yuko ari cyo bita timing mu muziki, cyane kumenya igihe ukorera iki, kumenya igihe uri buze gukoreramo ikintu. ni ikintu cyadanje harimo nabo byababaje wenda ku ruhande rw'abafana ba Ben bamwe na bamwe, kuko twese ntago tuvugira Ben, nta n'umuntu ushinzwe kuvugira Ben, dushinzwe kuvuga umuziki. wowe noneho nka Dani Rurema, yego Bruce Melody gusohora indirimbo akayisohorera muri BK Arena mu gitaramo cya mugenzi we yari yamutumiyemo. gitaramo mugenzi we yamutumiyemo, yego bivuze iki? bivuze ikintu kinini ko na abantu bake bagira ubushobozi bwo gupremiering indirimbo ikabiri kurebwa n'abantu 10,000. Sizi bari kubyumva yeme. Yego abantu bakwishyuye utagira ngo ni ubuntu, abantu bakwishyuye kuza kubataramira ukanaba premieringira indirimbo abantu 10,000 ukuntu bangana yeme. kuko indirimbo akisohora direct Bruce Melody yaherukaga kuza miliyoni 2 mu minsi 2 ryarisi. haraciye minsi yaherukaga commentaire 10,000 ryarisi. ni kera comments 10,000 ku ndirimbo mu Rwanda se bwo twazerukaga ryari ntawe. So it shows you the powerful message ariko ni ikintu cyadanje ni ugufatirana muri mu cyaro kizabyita gufatirana. Fatirana babyita gukubirana. oya gufatirana gufatirana umwanya ubonye ukahita ubyaza umusaruro. yego ukuvuze gukubirana wavuze ko hari abandi bantu bari guhanganira icyo kintu nkaho hari undi muntu wari uri washakaga premiering indirimbo niyo uri washaka kuyipremiering. erega buriya nkaho ukunda ikidari uramutse ugiye kugura inyama, yego cyangwa uri n'ahantu ukabona hari ahantu hari ikidari mwese mwaje kugura inyama, cyangwa hari undi nawe wumva ufite ako kanunu cyangwa ari n'ibyo mwakoze bituma icyo kidari ushaka gupremiering indirimbo hari kimwe na neceza ko ugiye no kugura inyama we wahera ku kidari. ikibazo ndi kukorohera ninde muhanzi wundi wari gupremiering indirimbo? ntawe ugiye no kubikora, bose bari basohoye n'indirimbo na Ben yari yasohoye n'indirimbo iyo ntabwo The Ben nekereza ko yari akeneye kuri indirimbo mo hari, ahubwo nekereza ko Melody ikintu yakoze rya kintu turi kuvuga nyine gufatirana umwanya ubonye ukawubyaza umusaruro, kandi byanatanze umusaruro by the way. Twerukaga indirimbo ifite 10,000 bya comments kera, twerukaga miliyoni 2 mu minsi 2 kera cyane. So urumva it shows you ko bya bintu bifite imbaraga ziremereye. ababibona nk'agasuzuguro Ntabwo ni bya bintu murambikubwira yemi, abantu babibona nk'agasuzuguro ntago biri buhinduke rwose. Nutegeze ko bihinduka ntago biri, kuko n'abafana ntago bategetswe gukoresha ubwonko, bategetswe gukoresha umutima, amarangamutima, kibaryoheye. Niba fana The Ben akumva Bruce Melody yaramusuzuguye ntago babimukuramo. Udategetswe gukoresha amarangamutima ninge, kuko nge nyine mbaberaho batari byakunda cyane. reka tuze tubyumve yanakunda birakunda cyane. Ben amasaha yo kuza ku rubyiniro aragera, kuko aho nuza turaza kuganira, kuko nitugera kuri iki kintu ho none ndaza no kugwa na fact wenda nabari bari hafi aho. Ni byiza tujye ibintu bifite ibimenyetso bari sawa. Bivugwa yuko Bruce Melody yanze kuva ku rubyiniro. Urabyanze gute se kandi amasaha yari yakurikije na ako abantu mukura haye hamakuru. Aha rero nibwo yanze kuva ku rubyiniro sa rushimbaraga abasekirite ba Arena, arushimbaraga sabashinzwe umutekano. Aha rero nibwo tugiye kuzanamo arusha ba MCC. Buretse aha nibwo tugiye kuzanamo noneho nakubwiye fact, tugiye gukoresha fact cyane.
ako kantu statement nashakagamo Yego. dore niwe yaravuze ngo Yego. urishuwa ko yamuhaye uwo mwanya mujye mucukumbura cyangwa uretse aho yawe Cyangwa- yawitaruka yarakubwiye Eh. ngo urabizi neza ko yamuhaye umwanya cyangwa yanze kuva kuri stage bro inde amahitamo abiri Emi inde wanze kuva kuri stage kuko aha turi kuganira ku bantu bangana turi kuganira kuri kubivuga nkaho akoresha jineri uribaza nanjye yarambajije none se cyangwa Wese yaje icyo wafashe uruhande rumwe. nanjye nakubwiye ngo ntabwo nafashe uruhande wafashe ingingo imwe mu Oya, nteruro yaguhaye iyo ngingo nguhaye Yego. kubera iki uyu nguyu yarakubwiye ngo genda ucukumbure umenye impamvu hagati y'ize ebyiri yamuhaye uwo mwanya koko cyangwa kuva kuri stage inde waba waranze yego kuva kuri nanjye ntabwo Yavugaga- yasubizaga ikibazo cyawe. Yasubizaga ikibazo cyawe. nakubajije Yego. no naramwandikiye ndamubwira ngo ikosa Bruce Melody Ben nako yakoze. Ben yakoze ni uguhereza umwanya ungana kuriya Yego. umuntu witwa nde Bruce Melody Bruce Melody kandi akandi abizi ko abizi neza ko amurusha indirimbo afite indirimbo zirutize yego zirutize zirutize Ndakumvira. nanabishyiramo 100% n'ubu nabihamya Yego. sibyo wabihamya ushingiye ku kintu nabihamya nshingiye ku mibare Umubare n'indirimbo w'indirimbo. bose bafite yego yego Ben yaje kera Yego. ariko hari imyaka byageze abapoze mu muziki iyo myaka yabayemo pose uri kubyumva niyo Bruce Melody yakoresheje nawe arakora ikibazo ntabwo ndi kugihakana ibintu uri kuvuga ni by'ijana ku ijana sibyo ikibazo ndi kubaza bivuze ko umwaka rero indirimbo zingahe muri iyo myaka si umubare sinangombwa ngo njye mu kandi mibare wavuze buretse Niwe gato wavuze wimubare umubare ntabwo navuze ari ngo Yego. mu bigaragarira amaso Unyeretse nawe message umaze cyangwa umwanya winyeretse? munini Unyeretse message nyine cyangwa? nayikweretse ereka umunyamakuru akura inkuru kuki akura inkuru ku kantu gato gashobora kugaragara ntabwo inkuru umunyamakuru ntoya ari kabeshya Nta ibihuha nubwo umunyamakuru buretse yemeza ibintu atazi. ibihuha bitangira bivamo inkuru umunyamakuru semeza ibintu atazi buretse ngo iki ibihuha nakubwiye ngo iki ibihuha bivamo iki bivamo inkuru guteze kandi umva ari ibihuha ubizi ko ari ibihuha buretse ibihuha Yego. bitangira ari ibihuha Aha. bikabyara inkuru Na, yego tujye n'akantu kandi buretse yego cyangwa we oya tujye n'akantu ku kandi nakubajije ikibazo buretse w'igisimbuka Yego. ibihuha bitangira ari ibihuha Aha. bikarangira bivuyemo inkuru ikibazo ndi kubaza kiroroshye byatangiye ari ibihuha wabwiye ngo iki Jidene Jidene namubwiye ngo ikosa Ben yakoze yego ni uguhereza time ingana kuriya abizi ko neza guhereza time undi Eh, tumuvuge guhereza time Bruce Melody ingana kuriya Yego. abizi ko Bruce Melody amurusha indirimbo nawe njye nawe twize ikinyarwanda Ariko amurusha Iyo indirimbo, nteruro- uretse gato. iyo nteruro iremeza Uretse. cyangwa irahakana None iremeza harimo ibintu bibiri yego hari ukumurusha kuki utambazize amurusha umubare w'indirimbo Yego. cyangwa amurusha indirimbo zibyinitse Kandi bambwiye ngo cyangwa zirutize. zigenda slow ariko arazimurusha mukanya yaranyimbwire ngo iki oya arazimurusha wabyanga Zingahe wabyemera mbaza ikindi kibazo si umubare ntamenya umubare ariko Bruce Melody arusha indirimbo nyinshi umuntu witwa ibintu uri kuvuga Bruce Melody. bishobora kuba ari byo ariko vuga ngo bishobora wivuga ntabwo ari ngo bishobora arazimurusha Kandi utazi umubare? oya namenya umubare nawumenya arazimurusha umubare w'ikirere oya amurusha izaba zingahe? ijana umwe afite ebyiri abafana arazi nicyo mbabwira Oya, Muri njye kino ntabwo ndi by'ubufana umufana, ko ntabwo erega. mubishoboye Ah, ah. muba abanyamakuru reka uraba utazi umubare w'indirimbo buretse ukemeza ko umwe nkubwire. arusha undi none se Dani reka nkubaze ikibazo ari kwaza kiroroshye imyaka Uzi umubare? naguhaye aba bombi bakozemo Yego. sibyo uyu munsi ubare uburyo Bruce Melody yasohoye indirimbo Ikintu uyu munsi cyabikemura kuri ni YouTube imibare, channel ya Bruce ntabwo Melody bikemurwa no hariho video 186 hariho na publicité Buretse. urabyibagiye se hariho na publicité hariho na publicité Urabyibagiye ariko ko- publicité ziriho si publicité 20 cyangwa 50 hariho zingahe sibyo nta Hariho- mubare nzi none se publicité ziriho urazizi publicité ziriho urazizi niyo mpamvu nyine kukubwira Yego. ugiye kubara video ziri kuri channel y'umuhanzi Yego. hariho ama publicité icyo ni cyambere Haba hariho n'ibitaramo. amatiza buretse hariho amatiza hariho abantu n'ibitaramo. kumva hariho Yego. ama audio hariho ama video hariho ibintu bitandukanye ahubwo icyo wakora None si wo- ehe. ukwiye kugenda ukicara ukanota The Ben iki gihe afite indirimbo 42 Erega. Bruce Melody afite izindi erega ajya bitabaye kubita- ibyo kwemeza erega ko ajya umwarusha kubita indirimbo abanebwe. ni- Ajya kubita abanebwe Bruce Melody ajya kubita abanebwe nuko yabonaga ko ari gukora koko bakamugereranya n'abo bantu ari kwita abanebwe bakamugereranya si Reka nguhe urugero rworoshye. si ikiganiro wagiranye Reka nguhe urugero rworoshye. Emi ari Bruce Melody na The Ben Eh. ninde wavuze kuri undi inshuro nyinshi Bruce yavuze kuri Ben kuruta kubera icyo avuga ku munebwe se kubera icyo avuga ku munebwe oya buretse nkubwire reka nkubwire hari igihe biba ngombwa ko ushobora kumvugaho Rimwe, Si kabiri, byo? gatatu, buretse kane. gato Kandi uri umunebwe? yego hari igihe bishobora kuba ngombwa ko ushobora kumvugaho aba bantu bavuga izi koko nawe ukavuga ku utangiye munebwe inshuro kuza ebyiri eshatu wanyise umufana nawe utangiye Oya, kuza nyari kubaza ibibazo byoroshye. buretse njyewe umuntu nzi ko ari Eh. umunebwe yego nzi ko nkora kumurusha Mm. kuki mfite umwanya wo kujya kumurusha erega nta nubwo Ben avuga cyane kuri Bruce kubera iki Ndagusubiza Kubera iki? ahubwo aba ari kuri timu
yande ya Ben bamwe na bamwe nibo bavuga kuri nde kuri Bruce Hama muri None kwa buretse Melody? gato, buretse gato kubera ko abantu bari kwa Melody uri kubyumva buwo mwanya na sinzi nimba bawufite cyangwa batafite ariko nka Melody uri hariya yaranabyivugiye ati kubera icyo ushaka kuncecekesha ku bintu ngiye nshoboye kwikorera Cyane. nimba abo bantu Melody ashoboye kubyivugira akaza agasubiza abo bantu kandi context bavuzemo Melody ayibona ko nyine hari abantu ni bande batumye. bashotora abandi uri kubyumva niba uri umunyamakuru uzi context ni bande bashotora abandi igihe kinini abanyamakuru nitwe dutuma Bruce ashotora nde abanyamakuru se ndakubeshya ninde ushotora undi hagati ya The Ben na Bruce Melody Bruce ashotora Ben cyane kubera iki uri kandi kubyumva ari umunebwe buretse none se reka nkubaze Dani nawe wiba umufana ngo ukabye uri kwihunza kuba umufana kandi urimo uragenda usatira kuba umufana uremeranya yuko buretse gato reka tuganire tureke kugira n'imande ibimenyetso sinyamvuga ibintu nazemi ntago bijya uyu munsi uremera yuko Bruce Melody mu myaka yatambutse yakoze kurusha Ben muye myaka be specific bibiri na kangahe kugera kangahe ndava bibiri kuva Ben yava mu Rwanda 2010 akajya muri Leta Zunze Ubumwe za kugera ryari sibyo kugera muri 2018 cyane uri kubyumva aho uremera yuko Bruce yakoze cyane indirimbo nyinshi yakoze ibitaramo byinshi yatwaye ibihembo byinshi muri iyo myaka urakoze yego no mu myaka ahantu Bruce yagendeyemo gakeyi naho bakoze barakoze asorama album na Ben arayisohora uri kubyumva bose umwe yakoranye n'indirimbo na Diamond n'undi yarayikoze ariko nujya kureba muri ino myaka yose ntabwo ushobora kuba watandukanya Ben na Bruce Melody kubera ko bose bagiye bajya kugaragaza imbaraga zijya kunganya kuko na Ben yarakoze iyo analyse yawe niko bitekereza none uyu munsi urahamya ko nitujya kugeneraliza reka tugeneralize kuko nta muntu utibaza nta kibazo nta kibazo Bruce arusha indirimbo nyinshi The Ben cyangwa hoya ntabwo kandi nta mubare mfite uri exact erega aka kanya urumva ikintu gitandukanye n'umuturage usanzwe uri kuri iki kintu uri umunyamakuru oya njyewe natumiye umusesenguzi Dani Rurema Dani nk'umusesenguzi yego reka noneho mwibarize ndakumva Bruce yabarusha indirimbo The Ben nyinshi iyo ngingo sindayikorera ubushakashatsi kubera kumva impamvu Freddy umeze neza urashimira ngo generalize biraba bibaye ikibazo na Freddy nguyu wenda ari inyuma hano kamera Freddy Bruce yabarusha indirimbo nyinshi The Ben uri kuvuga muri kariyeri cyangwa muri kariyeri iyo ntago ari ingingo wapfa kuvuga utazi umubare se wayisubiza kubera ko bose urumva Ben yatangiye umuziki 2008 Bruce Melody atangiye umuziki official 2012 harimo imyaka 4 ariko ko muri iyo myaka 4 ari mumwe wageze haragenda ntiyakora kandi iyo myaka 4 2008 kugeza 2012 urumva uri kumva Dani iyo myaka 4 kuva 2008 kugeza 2012 navuga ko niyo breakthrough ya Ben nayo prime time ya Ben je na Bruce Melody twagiye gufana The Ben 2009 wakwibaza ngo umuntu wakoze breakthrough akanakoramo prime time yabakozemo indirimbo zingahe kuri competition yari hari mu Rwanda ese yaba yaratuje bingani cyangwa se kwatwara gasarax bazimuterekeye mu ntoki ko yakomeje agakora byaba byarasabye ko ubwo Bruce Melody oya ahubwo okay reka nkubaze Emi ubwo Emi nuza Melody yarakoreye kuri racing na gute donc yaba yarasoraga indirimbo zingahe Ben yasoheze zingahe kugira ngo amuce kugira ngo dukore iryo gereranye urumva uyu munsi dufite imibare exact hari time namuhaye umwe yatangiye umuziki 2008 yego 2008 kugeza 2010 undi yawutangiye 2012 buretse gato buretse ni 2012 tugendere kuri iyo mibare muri 2010 Ben ubwo yakoze imyaka 2 yego yakoze 4 mbere yuko buretse gato muri iyo inuvuga ni ya myaka 2 kuva 2008 uri kubyumva kugera 2010 Ben yahise ajya muri Amerika na The Ben na Meddy yego 2012 buretse 2010 ni 2010 irangira 2010 ni 2010 bagiye muri Rwanda Day ntago bari bagiye muri Rwanda Day bari bagiye subiza ntago bari bagiye muri Rwanda Day uze kureba ahantu bari bagiye ariko bagiye kuba bajyanye ari umuyobozi uriya iyo gahunda ntago yitwaga Rwanda Day uze kugenda usoma uraza kubibona ko atari Rwanda Day nyine ni ikindi kukubaza ese ikintu utazi nuko kitabaho uze kugenda kandi uri kumbwira ko atari yo ni ngewe nkubwiye ko atari uze kugenda usome uti bari bagiye hehe cyangwa mu gihe urimo kubiburana fata phone njye ndakubaje kandi ubwiye ko atari Rwanda Day uri kubyumva niki bari bagiye niki ni gikorwa gihuza abanyarwanda ariko kitari Rwanda Day ikiye nyine ese nta bikorwa binduzi bitari Rwanda Day yaha rero ni kimwe muri ibyo
ni kimwe muri ibyo kandi ntabwo bari bagiye muri Rwanda Day bro nyine tujye dusoma nyine Emi urumva Bisanzwe. Freddy burangwana n'abantu batamiye bisaba ugende gake Naratamiye ariko ubu naba naratamiye kurusha Freddy. urumva umuntu utazi indirimbo z'abahanzi akakubwira Oya uburyo Freddy ugarusha undi nibyo uyu nayo ndi kumubwira. Wigengesera. Urumva iyo tamoro yashizemo 2012 reka tubareka ro Bruce yaje kandi 2012 nimba bagiye muri kuko bagarutse mu ndirimbo zabo baje bari muri Press One Yego. yari irimo Meddy irimo K8 Kavuyo harimo The Ben harimo na Priscilla uri kubyumva Yego. undi ninde wari uri hariya simwibuka neza ntago wowe wundi uri kumva bari abahanzi bane bari bavuye aho ngaho uri kubyumva bagiyemwo hariya icyo gihe nureba indirimbo bagiye banasohora kuko icyo gihe nibwo Ben yakoranye indirimbo na Priscilla barakoze Meddy akorana indirimbo na Priscilla bakora Nduwi Kigali uri kubyumva icyo gihe Ben yasa akora Habibi sibyo Meddy nawe agenda akora n'utundi n'izindi ndirimbo zirangwaho icyo gihe Bruce nawe yararaho ariko nureba iyo myaka bavuga ngo Bruce Melody ya cover umuziki nyarwanda mu gihe abo bose batari bahari icyo gihe Bruce ko gitare ese Melody yatangiye mu 2012 icyo gihe Ben yari ari muri Amerika kandi icyo gihe nibwo yakoraga za I'm in Love none so imozingaye ntabwo yibuka ko Amina Love rero erega ntegereje ko ansubiza mikoro Ndabyibuka. kubera ko urumva yewe erega reka nkubwire Dani buretse yabanje kubura studio none iyo studio babuze ariko ni yari ari gukora ariko igihari yari ataratangira gukora kuko bongeye kubona uburyo bakora Bruce yari ataratangira umuziki official kuko 2012 nibwo Bruce yarakira umubekeri byongereho yarakira muri Guma muri Guma point rero ushaka kumvikanisha ni nanjye byancanze uyu wivuga ngo byagucanze ari kuvuga ngo mwarusha indirimbo wamubaza umubare w'indirimbo ukamunanira ikibazo si ngombwa ngo uyu mubare generali w'indirimbo Bruce afite ariko nukurikiza umuntu ujya kwita undi muntu umunebwe nuko abazi ko byanze bikunze ibyo bikorwa none se umunebwe gutuhora umuvuga ugutumuhoza mu kanwa ari umuntu stage ya Ben wabonye we yari stage imeze ite ihagaze gute stage ya Ben abantu kugira babyumve ni cyo mu cyongereza twita performance ni performance uri bukore bisaba kinyuramo imyereko myinshi nk'urugero rworoshye The Ben yazanye ubwoko butatu bw'ababyinnyi yego sizi buri kubyumva yazanye ababyina contemporary dance azana ababyina traditional azana ababyina moderne bara bamwintroducinze kugeza turangiza igitaramo The Ben yazanye korali na band icyarimwe yego akantu uri kukumva yego ibyo birenzaho bigagereka iriya myereko yindi yagiye ivangamo yabaze kuva muri intro kugera he ruvuga rero umuntu uri gukora imyereko kuri stage cyari gukora ubwoko bwa performance twita performance ntabwo ari umuntu ushobora gukora live cyane ko The Ben yayikoze no mu myaka yabanje ibyo ni ibintu dusanzwe tumenyereye ukora live loop cyangwa ukora playback inyoshens yakoze kugira ngo ubone uko wiyerekana akaruka kumvika kugira ngo ubone uko wimurika wiyerekana so bigusaba rero kugira ngo kubera ko urumva live gusaba concentration yo kutagira ikindi kintu kikurangaza ariyo na Bruce Melody yakoze gusaba kuba nyine nta kintu kiri kuri stage na undi rero yaje gukora imyiyereko as headliner nyiri gitaramo yagomba gukora iki urukumva icyo kintu nose yagomba gukora iby'undi yakoze yagomba gukora iby'abandi se bakoze yagize stage uya yakoze stage itabaho seriously yakoze stage itabaho for the very first time The Ben yarakoze stage ya danger dushobora kwandika ari stage yakoze muri Giant of Africa yego na stage yakoze mu kumunsi we w'igitaramo yego niyo stage nziza aman stage y'igitaramo man ntagibaho iyo stage ni amateka man iyo yakoze muri Giant ntabwo yakoze stage muri Giants of Africa ariko iriya stage ni amateka man ari wowe ku ruhande ari iyo yakoze ejo bundi mu gitaramo cye niyo yakoze muri Giant of Africa niyo stage nziza iriya stage y'igitaramo cye iteye ubwoba 100% seriously cyanaga imyereko yabayeho wari uri kuyireba narabibo musiko wari uhari ubwo stage uri guhakana ni iyi ariko iyo muri Giant warayibonye Dani tuvugisha ukuri reka nanagura urugero rworoshye yego uretse niyo yo kuvuga muri Giants of Africa or something ira stage yabaye mo hare muri BK Arena ira stage The Ben yakoze tariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere 2026 cyane nibyo muzi iyi yaririmbye muri 2023 mu kwezi kwa yananditse amateka kare muhanzi wa mbere mutegereje umunsi wose ko narumuye impamvu mutegereje iminsi ibiri ako ibaze muranse twarazoze mu gitaramo abanyamakuru bakajya bambwira ngo yakoze stage imwe nkamaza nti stage imbi yari imeze ite ngo nsobanuye stage ngo
ngo icyo nzi ngo yakoze ngo playback hamaza playback akayikora gute ntabyazi ntazi iki yasomye utuntu ku mbuga nkoranyambaga umuntu runaka yanditse ubwo ni ibyo nawe agiye kubigendera umuntu w'umunyamakuru uri kumva ko yakoze stage yitwa performance ntagereranywa ugiye gutanga amanota yego nk'umunyamakuru yego bakakubwira ati tanga amanota hagati ya Ben na Bruce kurangaye kwijana kwijana yego ninde waha amanota Ben bafite nka 80 ko ari utuntu runaka yakwiye kongeramo 100% Bruce kubera ko ibintu byari bya bindi bisanzwe sa tubona like 50% yari kubahaye The Ben Bruce wamuha 50%. Bruce namuha 50%, The Ben namuha 50%, bitewe n'imyiyereko n'ibiki byose. Yes 100%. Kubera ko urumva umuhanzi ntago ari uririmba gusa, umuhanzi nunaryoshya urubyiniro akagira abantu baza bakatubyinira, akagira abantu baza bakiyerekana mu bundi buryo, akagira abantu bakora utundi tuntu nyine tutandukanye dutuma umuntu atarambirwa stage. Ubu Bruce umuha 80 50 Bruce ngamba 50 kubera ko ibintu yakoze nawe ubwo arabyivugira, yakoze 50% y'ibyo yagombaga gukora. Kubera ko Bruce nayo niteze ihangana. Cya gitaramo abantu murabyitiranye, cyane igitaramo cyagomba kutwambutsa kwambutsa umusi nyarwanda. Rero kugira cyambutsa umusi nyarwanda ikintu byasabaga uri kumva Emi? Yego. Ndemo ndakumva. Uri kumva man? Nukuvuga ngo cya gitaramo kiramutse kiri bureberwemo umuntu ari kwambutsa idarapo ry'igihugu. Bitewe na stage barabombi bakoze. Muri Kenya baririmba live. Yego. Everywhere bakora live. Yego rwose. Nose batagira abahanzi. Naho. Iriya stage The Ben yakoze kwambutsa ku buryo udashobora kubyuma. Ntibaho. Ntinagerera. Stage Ben yakoze ntibaho. Ntagibaho. Ntagibaho nesinzi mo mwarayibonye. Yitwa arayibonye. Ntagibaho ugende yajya kuri stage decoration. Wajya kuri uje kukisaho, wajya kuri stage performance, wajya anything you can consider. Nahantu bihuriye habe na gatoya. Ahubwo birasekeje kubona mwese mufata umuntu wafashe mikro agaga imbere banakaririmba ibintu bimaze imyaka bikorwa. Ngwebe ngateye ubwoba. Mwaje mureka gusigiriza ibidari. Nibyo yakuririmbye neza, Bruce Melody afite ijwi ryiza, ni na sawa. Ariko ni bisanzwe. We washakaga ko Bruce yagombaga gukora iki? Niteze nkihangana rimeze riti. Yego. Kubera ko nabahanzi bafite amazina hariba, bafite amazina manini. Twe twiteze ihangana ryane nk'urugero rworoshye. Yego. Bruce yanashaka ari kuza muri kajugujugu. Bakayiparikare abafana twose tugasohoka tuje kureba mujwe muri kajugu. Nyine hangana. Yego. Not kuhagara imbere abantu karirimba se gisa ntiyabikoze. Arutose ntiyabikoze ntiyarimbisha abantu bari bari he. Arutoririmbishije abantu biteye ubwoba. Yego. Benovura nyine nibisanzwe. Na Diesdora. Diesdora noneho we byari bindi bintu. None ndi kukubwira. Man, ku rwego rwa Diesdora kubona stage ngana kuriya n'abantu bahagurutse bangana kuriya. Byari biteye ubwoba. Rero ndi kugusobanura. Yego. Stage performance utwo tuntu twose wakonsidera. Yego. Cyane ahantu hato byahurira na hato. Cyane. Nyuma y'igitaramo hari speculation zagiye zisohoka nyinshi cyane. Gutererana amagambo hagati ya Nopuja ndetse na Kenny. Nopuja ajya kuri Instagram ye story arapostinga go 1:55 am. Yarabimesheninze uko nibo yabwira ngo bishyuye miliyoni 8 kugira ngo basebye umuntu witwa Ben. Yego. Dani niko bibona? Nabyo ibintu yavuze bifite ukuri kwinshi nubwo umubare w'amafaranga tutawemeranyaho ariko bifite ukuri. Reka mbwira impamvu Emi. Yego. Kubona abanyamakuru mungana kuriya musohoka mugakwirakwiza igihuha ntihagire numwe muri mwe buretse mva ahantu kababaje mugakwirakwiza igihuha mubeshya rubanda mukababwira ijambo playback mutazi icyo rivuze itaranabayeho mukemera kugira tumukisha amazina yanyu kugira ngo mubeshya umuntu wavuze playback wari we wese. Yego. Ntago ngiye playback ntago nayivuze. Stage imbere wavugaga The Ben yakoze ni buretse nta stage imbi ibyo yakoze byose ni byari yateguye kandi nimba umugambi yarabonye yarawugezeho it's good. Nje niba mvubwira ngo haburagaho 20% y'iki ngabijana 100%. Haburagaho 20% kubera first of all igihe cyabaye ikibazo sinze abantu bose barabibonye igihe cyabaye ikibazo bijyanye n'igihe yagereye kuri stage ni utuntu nk'utwo twagiye tudusovada gake ariko man yakoze stage overall. Izo miliyoni 8 bavuga. Nawe urahamya 100%. Ndahamya ko ku giti cyanjye undi mu busanzwe iyo ngiyewe na Izayi nawe tutemeranya ku kintu buri umwana yenga icyo abona.
ntago njye na Isayi nawe dushobora guhuriza ku kintu kimwe ku ijambo rimwe ridahinduka ridafite n'ikimenyetso. Ndakubaza Angeli Mutabaruka kari umufana wa Beni Yego. 155 yemu yamwishyura amafaranga angana gute Yego. kugira ngo yicare kuri radio and TV1 avuga ati cyakoza rwa ruhande ndiho Yego. baradukubise kabisa twaremeye. Angeli Mutabaruka wamwishyura reka iki? ngurugero rworoshye. Yego. Sibyo? Ntago cyo bita gushungura. Ushobora gufata abantu babiri ukababwira ati mushaping public opinion abandi bose baze baheraho. Abandi bose bakaza mu rugare. Angeli Mutabaruka yarari muri arena ko wari uhari muri kabine y'abanyamakuru yarahari. Ntago namubonye None ariko ushobora none se kuba narindi mu banyamakuru se. wenda Ikindi cya kabiri, ashobora kuba arishyuye itike atajya Ikindi cya nk'umunyamakuru kabiri, agiye kureba show nk'umuntu Icyo usanga. ndi kugusobanura. Angeli Mutabaruka yatanze opinion nk'umufana. Nawe ubwo yarabisobanuye. Nk'umufana Umufana wande wa The Ben. yego Opinion y'umufana. ariko akantu kukumva. ariko ngusora nkubwira ati umufana yemeye kuvuga uko yumva ikintu. ariko ntago nubwo ari umufana Yego. nibiri buze gukura ko ari umunyamakuru. Oya birabikuraho. Okay uwo numwe Birabikuraho cyane 100%. Yego. Emma Yego. Claudine Yego. uri kumva Yego. nawe Yego. yarapostinze ariko ntiyamentioninze. Oya icyo posting Sibyo. twabonye bivuge nabyo. Yavuze ngo iki? Yego. Yaravuze ngo umuhanzi umwe yakoze live minota 90 yego undi ntiyayikora. yego Yavuze live. atari ko umwe muri bo Ben ntabwo yigeze akora live. atari kumwe muri bo Yego. yarushije Undi live. undi Live. None se The Ben yakoze live. ntacyo. Oya The Ben yakoze live. Oya. Bruce Melody yakoze live. Yego. Nese turi kugeranya ibyo bintu byo. Okay. Uwo Gute ahubwo turi kubigerera? buretse gato buretse Ntusubagire mu iyo manota ugiye ukavuga ngo buretse Yego. iyo ugiye ukavuga ngo umuntu barishyuye Yego. sibyo ni nayo mpamvu na Kenny Mugarura yaje. Reka nk'urugero Buretse, rworoshye. Reka yego. nk'urugero rworoshye. Yego. Muri ya bisi yajemo abantu bangana iki? Muri ya bisi Bruce Melody yajemo muri arena. iriya bisi yajemo genge Ye genge. yajemo Asa genge basabana abantu genge cyari cyo. Hajemo bande. hajemo inshuti ze kabisa magara Kirebe mu banyamakuru hajemo abaye abanyamakuru. hajemo Irene hajemo Rocky Yego. hajemo Kadafi Abanyamakuru ndashaka abanyamakuru abandi bihorera. abanyamakuru hajemo Philipita na Rugajurigane Nande? Na Irene. ariko buretse aho ngaho ntago nzi ibiri behind uri Abo kubyumva. batatu ntago baje muri bisi. Very simple. Ariko ni nkuko none se Austin we ntago ari umunyamakuru ntago ari mu bantu bari gufasha The Ben mu gutegura igitaramo. Kandi yanafashije Bruce Melody. Cyane nabyo wabonye bari bose bajyanye kuri station kunywa ama essence. Hoya nerega bariya kubajyanayo erega iriya ni station yari yateye inkunga iki igitaramo nyine yagombaga kujya nk'umuntu uri muri timu yande. None si uvuze ngo ni The Ben mushakumvikanisha iki? Nyine yararimo matese. Yatewe yakoze iki Austin? none se ntago none se okay uretse mbere Irene muri ndabi yakoze iki ko yaje muri bisi yakoze iki yakoze ama interview. Aha Rugajurigane yakoze iki Ama interview. hehe Rugaju. oya baje bari live nyine ndakubajije Yego. Rocky yakoze iki Yapora posting. none se abo bandi bo ntago bapostinze igitaramo Kubaza cyoroshye. Ntabwo ibona ko ibi bintu byari biri coordinated. kwa ba Bruce Yego. nyine bari babiteguye nyine bariteguye none se kuri kwa Ben bo ntago biteguye Bateguye bandese. uretse uze wumva none se ubu ngubu reka nkubaze Ese omi uzi icyo bita opinion y'umunyamakuru. Ukuvuga ngo umunyamakuru yo wamugaburiye nkawe wenda nk'ibingi biri kuvuga ngo umwarusha undi ndirimbo kubera ko utazi n'umubare w'indirimbo ugapfa kubyemeza. baba bangaburiye. Oya ntago ari kukugaburiye. Wewe bashobora no kutakwitaho ntibakugaburiye. Ariko umva icyo ndi kukubwira. Yego. Umunyamakuru utinyuka akavuga ikintu adahagazeho. Agatinyuka akamasa ikintu cyitwa ngo playback ngo umwe ngo yakoze playback ngo yakoze iki abizi neza ko ari ikinyoma none bakabihurizaho muri abanyamakuru magana icyarimwe mbibonamo iki mbibonamo ko mwabonye bishyuye radio station zose zikorera mu Rwanda zose zikorera mu Rwanda we barakwishyuye wowe ndetse wanyishyuye kandi none se uri kuvuga ibitekerezo byawe uko byumva yes uri gusesengura uri kubyumva ntago ndi gusesengura ndi kugenda ku bimenyetso ntago ndi kuvuga uko mbyumva kandi ntago uri buze none se ubu ngubu kuvuze ngo Ben wamuha 80% ngenda ariko ku bimenyetso nabisobanuye Bruce kamukubita 50% yego hari n'umuntu ushobora kuza ku gitekerezo cyakavuga ngo Daniyata akagaragaza ibimenyetso se akanabigaragaza ibihese ariko shaka kukubaza kubera iki wibanze kuvuga ngo muri bisi yazanyemo abantu bangana iki reka nkubwire uri umunyamakuru uzi neza ko abantu bakwiteza amakuru ya nyayo wirinda icyitwa macho affiliation wirinda kugira uruhande urwo rwose wihuza narwo kubera ko ibyo uri buvuge bishobora gutekerezwa ko byaturutse mu kuba wihuje na rwa ruhande yego wari wabona Irene yandika ngo nyandikira muri comment ngo one of a kind cyangwa The Ben muri comment amaze kwandika inshuro zingahe ngo mvugira 001 ugende how many times inshuro zingahe Irene amaze kubyandika kuri Instagram yarabyanditse inshuro zingahe nago zirenze imwe inshuro nyinshi usubiremo inshuro nyinshi ni inshuti ariko you see
yes ni inshuti ye. Urakoze cyane. Yes none se Very none se simple. reka nkubaze umva yago icyo ni ikibazo ko umuntu ari inshuti n'undi Umunyamakuru nose ubwo uri butangiye opinion. oya Ikibazo kiroroshye. erega Irene buretse nkubwire Irene ni umunyamakuru platform ye uri kubyumva afite kuyikoresha ibyo ashaka Oya. ni Umunyamakuru none se uzemerewe reka gukoresha nkubaze urubuga rwo buretse gukoresha. nkubaze buretse nkubaze sibyo Uko bikwiye ntabwo ari kubishaka. buretse nkubaze Ndakumva. reka tuvugishe ukuri tujya tubona muri sport Yego. sibyo tujya tubona muri sport uri kubyumva ugasanga hari abanyamakuru bari ku ruhande rumwe cyangwa urundi nk'urugero nka Faustinho ko yamamaza Rayon Sport cyane Yego. byamukuraho gukora kinyamwuga None se nibyo birabikuraho 100%. Birabikuraho none kandi nyina ari uwa Rayon. Nose ubwo urumva yagaragaza ibitari kugenda muri ubu ni Rayon. ukuvuga ngo kuba Bruce Melody yari ari kumwe n'abo bose bigaragaza yuko wenda wowe ntago twabihamije bishobora kukwemeza yuko izo Habaye 80 miliyoni ntabwo zabaye ari n'amafaranga miliyoni 8 tubyihorere. Ahubwo biragaragaza ko habaye igikorwa kiri coordinated giteguye 100% cyo kuvuga ngo iki kirunga cyitwa The Ben kimara kuruka turabigenza bite nyuma. kwa gitare cyama iki kirunga Bamwe biteguye igitaramo abandi bitegura nyuma y'igitaramo. ku buryo 8 miliyoni zaba zaragiye Ushobora no kurenga. hari ibindi Nopuja Ari makeya yapostinze cyane bitewe n'amafaranga yagiye muri ya hari promotion. ayandi magambo Nopuja yapostinze nawe noneho reka tuve mu gitaramo Yego. tujye muri realite y'ibigaragara Ndakumva. y'ibihari wakwemeza yuko 155 am Yego. yagenda Yego. muri BK Arena Yego. ikajya gusaba itariki ya mbere Kubera kitayisaba se nagara abacuruzi. No, wibishyira muri angire y'urwango. asurwa yego Yes, bishyire muri angire kubera iki batabikora. ya business Yes. babizi ko The Ben iyo tariki yayistabye Yayisabye. eh Ubizi ute ko yayisabye uyu mwaka utazi? eh eh Turasoje. yego Ubizi ute ko yayisabye? Ubizi ute? No, ikintu cyo cyoroshye. Ubizi ute ko The Ben umwaka utazakora kira gitaramo? umwaka uta njyewe reka nkubwire iki Oya, igihari. urambaje Buretse, ngo bagiye ufatira tariki. uwitwa Nopuja we yabivuze abihamya Avuga ko bashobora kuba baragiye ufatira tariki. noneho ngo banababajije Yego. banababajije bavuga yuko uri kubyumva ngo banababajije Yego. bavuga yuko ngo bababajije izina ngo bavuga yuko ngo bababajije umuhanzi ngo bavuga yuko ngo ari Bruce Melody ngo barabaseka tuvugishe ukuri niyo habaho ubugoryi bungana gute cyangwa ubucucu bungana gute Yego. 155 am yagenda muri ubwo buryo nawe aho nanjye ubwo nanjye reka nkumva Reka nkubwire. negereje kukumva Reka nkubwire akantu koroshye kukumva. Simvuga ko 155 itajya kwakira tariki ko ntibabibujijwe n'amategeko. babikora mu buryo Barabyemereye kubikora yego 100%. yego Ikindi cya kabiri. Baramutse babonamo inyungu kubera iki batabikora. Icyo nshaka nuko nashaka ko mubifata mu buryo bw'urwango. ariko iyo ubipostinze kuriya Yego. sibyo iyo ubipostinze kuriya Nobya ntabwo yemerewe gutanga igitekerezo. Nobya ni umunyamakuru. Nopuja Yemerewe gutanga igitekerezo. njyewe kuntu mbifata Yego. Nopuja kuntu mbifata Yego. ikintu cyose Nopuja yavuga kuri Yego. ikintu cyose Nopuja yavuga kuri 155 am Yego. sinabibaramo ko harimo urukundo cyangwa gutanga information ku muturage Kubera iki yakanga 155 kandi bakorana umunsi ku wundi? Bajya gutegura iki gitaramo ntabwo bakoranye? urisha uwase Yes. neza 100%. Niyo no kuvuga ko iki gitaramo kiteguriwe gute? Oya erego wagombaga kukitegura umwe yaratumiwe abandi bagomba gutegura nk'abagombaga gutegura igitaramo No nta nama zahuje impande zombi. izo nama kuba zaba zarabaye kandi nawe akajyayo ariko inyuma ibibonye biwambwa n'ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga na Bruce barabimubajije Yego. yavuze yuko kujya gusaba itariki ya mbere nta nyunga bibonamo Oya tureke no kutabibonamo inyungu ndumva nta gishya kirimo. BK Arena n'abacuruzi babonye bayiha Bruce Melody bashobora kuyimuha ariko ndabizi neza 100% ko The Ben ayifite kandi by'igihe kirekire. By'igihe kirekire cyane. yego ibintu bitatu wenda nk'inama watanga kuri aba bahanzi bombi dusoza iki kiganiro cyabaye kirekire. Abahanzi bombi badukoreye ikintu mbaze narabivuga wenda abanyarwanda babyumve. Bakoze ikintu twaburaga mu muziki w'u Rwanda. Twaburaga ikintu kizaduterura icyarimwe kikadutereka kuri global map of entertainment. Imyidagaduro yose muzi mw'isi baho ndavuga by'umwihariko yo mu muziki ishingira kuri aya makimbirane atarimo urugomo yo mu muziki. Bruce Melody na The Ben rero umwaka wa 2024 warangiye neza ariko wa 2025 bawuturangije byikubye kabiri. N'ubwa mbere aka kanya dushobora kwicara twaba muri Nigeria batuvuzeho, muri Ghana batuvuzeho, muri Tanzania batuvuzeho, muri Kenya batuvuzeho, muri Uganda ho n'ibindi bindi. Like we were the topic of the A1. Twari topic y'umunsi wa nyuma. Urumva rero baduhaye ikintu cya danger. Ikindi cya kabiri bafite urugendo rutoroshye imbere yabo bombi
kubera ko urumva impaka zavutse twaricaranye ndakubwira ngo nanabivugiye kuri Eminyawe Empire. Yego. Iki gitaramo iyo bagikora mu buryo busanzwe byari kurangira nkaho nta cyabaye. Ariko iki gitaramo reba impaka zigikurikiye turi tariki zingahe? 6. Izi turacyari mu mpaka z'igitaramo cyabaye tariki ya mbere n'iya kabiri. Tariki ya mbere n'iya kabiri. Yego. Indirimbo Pampo Yego. y'umugabo witwa Bruce Melody Diamond Platnumz and Branch. Yes, narayibonye. Wayibonye ute? Indirimbo nziza. Yewe indirimbo nziza ku buryo utabyumva. Indirimbo ku buryo mpamya ko nk'isohoka mu kwezi kwa gatandatu nyine bya bindi twita summer, right? Yeah. Nk'isohoka mu kwa gatanu mu kwa gatandatu byari kugorana ko tubona indirimbo yihiga yitwara ibihembo bya summer. Seriously nyine ni indirimbo nziza kandi none ni indirimbo igaragaza ko nyine urw'umuziki w'u Rwanda ebana turi kutereka on the global page kabisa. Ya asante sana. Asante Reka ngo shimire wakoze ubwo n'abantu baraduha ibitekerezo byabo ko babyumva. Ben courage, Bruce courage. Icyiza tuba tuganira kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere kandi tuwubake nta usenywe nta nusenya undi. Asante sana. Asante sana. Party Tech Shop ni iduka kabuhariwe mu gukora telefone n'ibindi bikoresho bya elektronike bitandukanye. Muri Party Tech Shop urahasanga abatekinisiye b'abahanga mu gutanga serivisi nziza kandi zihuta. Muri serivisi dutanga harimo smartphones and tablet repair, laptop and computer servicing, TV and monitor repair, and home appliance diagnostics and repair. Si ibyo gusa kandi kuko muri Party Tech Shop uhasanga accessoires za telefone z'ubwoko butandukanye kandi ku giciro giciye bugufi cyane. Party Tech Shop uradusanga mu mujyi downtown hafi na NCBA Bank. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 50 29 29. Party Tech Shop, where the broken gets better.